kaduha Imana amashi menshi cyane. Mubishoboye mwanongerera ijwi kugira ngo niyumve. Reka tubanze dushima Imana kubera ko twabonetse hano. Byari gushoboka ko tutaza, ariko kuba twaje turabishimira Imana. Haleluya. Ikindi turashima ubw'abana bacu Healing babivuze, tubakunda kuva kera kandi turaziranye. Bamwe bari bato none bamaze kuba abagabo, kandi turashima ko mwatangiye umurimo mukiri bato, mukaba mukibirimo. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Uyu mugabo wayoboye yakundaga kuza iwacu agasimbuka, ariko ubona ni umusore ufite igikuriro. None nabonye yarabaye umugabo, kandi akibirimo. Bapita hariya bampaye mbona hano n'abandi. Rero turashima kuko hari abandi bameze nk'amwe batangiye ariko batakibirimo. Rero Imana yacu turayishimiye. Ikindi nashimye cyane, yavuze ngo nubwa kabiri ngaruka hano, n'ubwa mbere naraje. Kintu cyanshimishije mubivuze, narebanye na madame turaseka, nasanze uyu musore kandi ari uhayibwiriza. None byahuriranye, nongeye kugaruka niwe uhari kandi. Gusa cyo gihe niwe wabwirije mbere, ngira ngo naje nja kubwiriza nyuma. Nubu niwe waruteganijwe kubwiriza mbere, nanye nkaja gukurikira, ariko nije wabisabye ngo babihindure. Rero hari ikintu, yewe mwana, hari ikintu kabisa. Turashimye ko twongeye kubabona, kandi nubwo byenduja kubwiriza tudahari, ariko by'ukuri byanejeje. Ikindi narebye iteraniro ringana ritya, ndarireba uko mungana, muteranijwe umugoroba kumva Imana, guhimbaza Imana. Utanezerwa ntabagira umutima. Nukuri utanezerwa ngo abitegereze uko muberewe nuko musa, ntaba afite umutima w'ubuvyeyi. Noneho cyane cyane iyo ureba abarimo n'abantu bakiri babandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwiza bw'umusore n'imbaraga ziwe. Harimo bamwe mbona babaye nk'ababahagabo bari hagati, ariko abandi ni youth, ni jeunesse, n'urubyiruko, future y'ejo. Wabuzwa niki kunezerwa? Iyo Mana yacu rero tuyiha amashi menshi cyane, tuyishimire kubera ko Imana yahaye abana bacu kuza guterana mu nzu y'Imana. Abandi bari barayobotse amaboîte de nuit n'izindi mbyino zo hanze, ariko uko mwabikora kose na level mwaba murimo birahagije, kubera ko mubikorera mu nzu y'Imana. Yes, shimira mugenzi wa mubwire ngo ndagushimiye ko wayobotse inzu y'Imana utazujya hanze. Hari abo twajyanye bavuge ngo amen. Mwongere cyane. Haleluya. Uyu munsi rero ndabizi ko yo hari indirimbo, igitaramo, kandi cyane cyane hakaba turi nabigisha babiri. Ntabwo ndi bubatindire pe, habe namba, simbatindira. Kandi ikindi ntabwo njyamuri muri byinshi cyane, kuko hari igihe abantu baza bagira ngo ubwo wavuze iby'iyini ngo niho uba wumvishije abantu waba ndababwira ikintu umwuka yanganirije, sibyo? Kandi inyigisho z'uyu munsi zirabizo kubakundisha. Nimba wanabikundaga urusheho gukunda, kandi iri mutarakunda ukunde cyane. Turasoma muri Yohana igice cya 17, umurongo wa 17. Yohana 17
17 haravuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo munsubize ijambo ryawe niryo ki hano reka nsubiremo ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri. Kintu cyantangaje ejo nicaye no mu rusengero iwacu nabivuze nari muri byinshi k'icumweru noneho nyuma yaho ejo ku mugoroba ndatuza ndavuga ngo reka numve icyo Imana imbwira kugira ngo tuzaganire na numva hajira ijambo riri muri Yohana iki gice cya 17 umurongo wa 17 rivuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryanjye ijambo ryawe niryo ki niryo tugeze mu rusengero iwacu ntabwo nije wabwirize habwirije undi ngo aje kuvuga neza aja muri teme ijyanye n'ukuri. Mbwira madame ndamubwira ngo ariko iki kintu uyu munsi iri jambo rirakomeye kubera ko umwuka aringanirije tutari kumwe none nawe uwo muntu araje niryo avuze kandi niryo Imana yampaye kubwira abaterana kuri uyu mugoroba hano muri Wales. Uyu munsi rero icyo cyari confirmation cyari icyemezo cyuko iri jambo rikenewe uyu munsi. Iyo usomye hano iyi context y'iki gice cya 17 urasanga ni isengesho Yesu yasenze kandi yarisenze bari hafi kumufata kugira ngo bamubambe. Noneho arangije avugamwe amagambo menshi ari masenga. Nzambwira abantu amasengesho ya Yesu arakomeye cyane kandi yayasenze mu bihe bitandukanye. Nigeze kureba Bible ngenda ndeba Yesu ibihe bikomeye by'ubuzima bwe yagiye asenga. Mbere ndavuga iki kintu bwa mbere bigaragaza ubuzima bwe bwari bukomeye ageze mu cemezo gikomeye ni igihe umwami Yesu yaragiye gutangira ministry. Agiye gutangira ministry nyuma y'imyaka 30 avutse. Bibiliya zitubwira ngo aja kuri Yorodani asanga Yohana kugira ngo Yohana amubatize. Agezeyo Yohana atangira kwanga aravuga ati sinakubatiza kubera ko umwuka yaneretse ko ari wewe naje mpanura igihe ndari mu butayu. Aramubwira tubikore kugira ngo nsohoze gukiranuka kose. Arangije aramubatiza. Bibiliya iravuga ngo avuye mu mazi umwuka wera muzaho aravuga ngo dore umwana wanje nkunda nkagira gute kamwishimira. Maze umwuka aramuterura amujyana mu butayu. Agira iminsi 40 amanywa nijoro ari masenga. Niki Yesu yasengeraga. Bibiliya izivuga ngo avuye mu butayu ngo azayuzuye imbaraga z'umwuka wera. Ngo izina rye cyangwa se Yesu yamamara mu Galilaya hose. Uzi cyo Yesu yari masengera? Yari masengera ministry y'imyaka 3. Abanza kujya mu butayu ibyo yakoze mu myaka 3 yababiyanjirije kujya mu butayu. Igihe cy'iminsi 40 ari masenga. Umwami Yesu yo ni ntambwe ya mbere agiye gusenga yahoraga asenga ariko ikindi gihe gikomeye Yesu atangiye ministry amenya neza ko nta ministry zikomera idafite abazatsimbura. Buriya umuyobozi ukomeye umuridi ukomeye tumubwirwa nuko akiriho nabazamutsimbura bari. Yesu afata ijoro ryose ari masenga kugira ngo ahitemwe abantu 12. Yari masenga agahitamwe intumwa agasenga agahitamwe intumwa. Kandi hari commentaire zivuga ngo yasenze amasaha 12 atoranya intumwa 12. Nukuvuga ngo buri ntumwa kugira ngo yemezwe yari mabanza kwiheza isaha ari masenga atoranya abantu azasigira ministry. Tuvuge ngo haleluya. Aha gatatu umwami Yesu yasenze. Bibiliya iravuga ngo amaze guhitamwa avuga ubutumwa imyaka 3 aja muri finale. Iyo usomye hariya ava mu butayu nibwo Satani yamusanze agize iminsi 40 aramubwira ngo wabwirira ibuye rigahinduka umutsima. Yesu aramubwira ati umuntu ntiyatungwa n'umutsima gusa yatungwa n'ijambo riva
aramubwira ati reba aya mami yose nayanje numfukamira ndayaguha. Aramubwira ngo Bibiliya iravuga ngo uzaramye Imana yonyine gusa nta wundi uzapfukamira. Cya gatatu aramubwira ngo simbuka, Imana nawe yinjira mu byanditswe. Aramubwira ngo Imana yaravuze ngo izagutega abamarayika bagufate. Aramubwira ngo biranditswe ngo ntukagerageza Imana yawe. Usomye ku murongo wa 13, ubwo ni Luka igice cya 4, aramubwira ngo Satani amutega ikindi gihe. Ni ukuvuga ngo yari mita ya mbere. Buriya iyo urebye usanga toujours equipe y'ihikini 45 minutes mita ya mbere, ariko ikinjira muri mita ya kabiri iyo ni yizige na finale. Turi kumwe tuvuga ngo amen. Reka mbere iki kintu sibyo nane ateguye, ariko ndaja kugaruka. Muracyankurikiye tuvuga ngo haleluya. Noneho amutega muri finale. Bibiliya iravuga ngo amutega ikindi gihe yamuteze n'iryari. Ariko reka maze ngaruke hano. Ahangaha Yesu yatsindwa muri iyi mita ya mbere, ntabwo bimeze kaza equipe zindi. Yari de classe yaravuye kugira ngo akomeze ahabwe carte yo gukomeza, nuko yatsinze muri iyi mita ya mbere. Iyo usomye hariya mu Bakorinto umva uko havuga, haravuga ngo nkoresha nkunda y'amagambo cyane. Umwami Yesu aje kuza yafashe amazina abiri. Amen. Afata yari Yesu kandi yari afite amazina menshi, ariko ndavuga izina yiyise hariya mu 15 cy'igitabo cy'Abakorinto. Aravuga ngo ni Adamu wa nyuma akaba n'umuntu wa kabiri. Indimi z'amahanga z'igifaransa zivuga neza bibyita le dernier Adam, et puis hakavuga ngo le second homme. Ni ukuvuga ngo le dernier nta wundi ukurikira, sibyo? Le second ntabwo ari le deuxième. Le second ni ukuvuga ngo hari babiri, uwa mbere n'uwa kabiri. None impamvu Yesu yafashe ayo mazina le dernier Adam akanafatana le second homme, nuko yagombaga kujuwa role ziri ebyiri. Icya mbere yagombaga guhagarara mu mwanya wa Adamu kugira ngo arwane urugamba Adamu yatsinzwe. Yuwa rutsinde. Mureke mbabaza, Adamu yatsindiwe he muri Edeni? Niki cyamutsinze? Yatsinzwe n'ijambo. Kuko Imana yari yamubwiye ngo tuzarye kuri iki giti kuko umunsi wakiriyeho uzapfa. Noneho Adamu ananirwa ijambo, ananirwa kuri sohoza. Ikintu cya mbere Satani yagaragaje Yesu, kuko yagaragaje Adamu bwa mbere muri Edeni, yaje kumugaragaza nka le dernier Adam, arebe nimba watsinda ikizamini Adamu wa mbere yatsinzwe. Noneho ngo amubwire, amugaragareza mu ijambo, umwami Yesu akagarurira ijambo, arangije abatsinze Satani. Noneho Satani ngo abone ko atsinzwe ikizamini Adamu wa mbere yatsinzwe, bimuhesha gukomeza muri mita ya kangahe? Ya kabiri. Noneho atangira kubwiriza ubutumwa. Mita ya nyuma ni harya Yesu yavuze ngo nimanikwa ku giti nibwo nzirehereza amahanga yose. Ni ukuvuga ngo yari mu final yo muzasome hariya, ntabwo Yesu yigeze avuga ngo byose birarangiye. Aho yavugiye ko byose birangiye ni igihe yarageze ku musaraba. Ni ukuvuga ngo mission iby'Imana yantumye gukora byose ndabisoje. Final ifirimbi iravuze mbere yuko yinjira muri urwo rugendo rwa finale. Yasengeye ministry yayikoze neza, yasengeye abamusimbura, yarababwiye ngo muzaba abagabo bo kumpamya uhereye Yudani Samariya kuzagera ku mpera y'isi, sibyo? Abo barahari. Icya gatatu yagombaga kumenya ko ari shuwa muri uriya rugendo rwa finale. Aje Getsemani, urugendo rw'igorogota no ku musaraba, Yesu yarutangiriye mu masengesho ari Getsemani, kuko yaragwitegereje ngo arurebe uko ruteye nuko rumeze, abona ukuntu bamwambika ikamba ry'amahwa, abona ukuntu bamusuzugura n'ukuntu bamukoresha ibintu bikomeye, ngo abyitegereze. Aravuga ati bira bintu sinabishobora. Abwira Imana ngo nimba bishoboka ko iki gikombe kindenge. Aribuka ati no, sinzaba ngeze kuri mission finale. Aravuga ngo Mana we, ntibibe nkuko nshaka, bibe nkuko wegeze gute ushaka.
umwami Yesu urugendo rw'igorogota yarutsindiye i Getsemane mu masengesho. Turi kumwe namwe? Noneho ikintu kiza kintangaza, muzareba intumwa zari zasinziriye n'abandi bose kuri Pasaka. Imana yampishuriye ibintu byinshi cyane mu bijyanye n'umubabaro wa Yesu. Amasengesho kuko uyu musore yabivuze ni ikintu gikomeye cyane. Ni igihe cya gatatu iyo ngiye nsoma mu bihe bikomeye byagenye ubuzima bwa Yesu. Amasengesho nabwiye abantu nudasenga, Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo nimusenge mutagwa hehe mu mosha. Umukristo utazusenga azagwa mu mosha. Kindi koza kintangaza, umwami Yesu ngo yitegereze urugendo rwo kushigorogota, abona birakomeye cyane. Zamana nabwiye abakristo kuri Pasaka, zamana muririmba, tukaririmba, tukanezerwa, tugatega amaboko. Pasaka y'uyu mwaka Imana yampishuriye ibintu bikomeye. Bibiliya ivuga ngo yihanganiye umubabaro ngo ariko ntiyita no kwisoni, isoni zo muzaraba. Mureke mbabwire bene data, iyo muhaye muvuga Yesu wadupfiriye kabona mubigira gutyo, Yesu ntiyitaye no kwisoni. Kavuga ikintu gito, muzaza mureba isoni za Yesu kugira ngo mumenye, kugira ngo agucungure yakoze ibintu bikomeye. Umuntu w'imyaka 30 hano ni nkande, ufite imyaka 33 33. Umuntu ufite imyaka 33 ufite ngahe sha? 29 ari kugitangaza. Haracabuze ngahe 4 kugira ngo agire 30 ni ngahe ni 3. Buriya muzamubona babamba Yesu kibigeze bamubamba afite n'umwenda numwe nakurya baza bavuga ngo umwenda w'imbere ntawo waruba. Nimwumva isoni z'umusaraba. None cyo cyatumye babaza imyaka, mufata uyu mugabo mumwambura imyenda yose, nta kantu na kamwe gasigaye mumushira. Hari wosigara muri urusengero none? Hari umuntu wasigara muri urusengero muhaye mubona umugabo unganutya adafite n'umwenda numwe? None umwami Yesu bamwambitse ubusa kugeza azero ngo barangize kiyagendana amaguru baramumanika hejuru. Nariko mbwira abakristo nkababwira ngo ikintu cantangaje mwuka wera yampishuriye uwo munsi. Mariya wabyaye Yesu yari kwareba umuhungu we wambaye ubusa w'imyaka 33 amanitse ku musaraba. Mariya Magdalena wagiye kumureba aho bamuhanze yari mareba. Mbwirira mugenzi wawe mubwire ngo umwami Yesu yihanganiye isoni z'umusaraba kubera wowe. Aba turi kumwe bavuga ngo amen. Aba twajyanye mwongere cyane haleluya. Uwo niwe mwami Yesu nguwo. Iyo ataja ku musaraba ntibyari koroha. Uzi kwitegereza kabisa umugabo munishini we waririmbye umwami Yesu yari smart. Ubusmart bwe bwabaga mu bwenge, ari smart mu myambaro, ari smart ngo habe n'ikanzu ryiwe tiryagira aho barudodeye. Yari umugabo uzi kwambara kandi yari afite icubahiro. Nimutekereza abantu bose barapfukamaga bakagira ariko ngo agari Getsemane amaze kwitegereza ziriya soni, Bibiliya iravuga ngo arasenga, aravuga ngo Mana nimba byashoboka iki gikombe kindengane. Bibiliya ivuga ngo kubera amasengesho ngo marayika aramanuka ava mu ijuru asubiza mu imbaraga. Kakujya uzucomeka bateri arongera aramucomeka. Amasengesho azaducomeka tukongera tukaronka imbaraga. Muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Inchuro ya ubwo Yesu aja ku musaraba yihanganira isoni ngo ageze isaha ya 9 arava ngo byose birarangiye, mission accomplie. Yesu asohoza umurimo. Ariko yari umugabo uzureba kure cyane. Turi kumwe tuvuga ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Inchuro ya 4 idetermine ibintu bikomeye. Umwami Yesu
mbere yuko bamufata asenga n'inshuro ya kane. Noneho asengera nk'amasengesho yosenze yarangije gupfa, ariko kubera ko yagombaga kubikora atarapfa abikora juste. Niyo context y'iri jambo twasomye. Arasenga. Nimusoma aha iri sengesho rya Yesu ni sengesho yasengeye itorero aha yarangiza agiye gucungura. Aravuga ngo ndasengera abangaba, sengera n'abandi bazakizwa, abangaba bazabwiriza. Nukuvuga ngo Yesu yasengeye intumwa ico gihe, asengera abantu babayeho itorero rya mbere cyo twita Eglise primitive, asengera n'itorero ryo mu Rwanda muri 2020 na kangahe na gatanu. Nukuvuga ngo ari amasengesho azakomezanya n'itorero ry'abazabaho muri 2050 kuzageza igihe Yesu azagarukira. Yesu yasengeye kuva ico gihe, twese duhagaze mu masengesho yande, amasengesho ya Yesu. Nukuvuga ngo igituma itorero ritanyeganyega muri persecution ryanyuzemo hose si ikindi cyabafashije, amasengesho yande ya Yesu. Uzubwira mugenzi wawe kenshi nubwo uzuba umunebwe, ariko hari ikintu kiza kikurwanaho, amasengesho ya Yesu azakomeza kugutwikira. Muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Cyane haleluya. Noneho iri sengesho rero uririmo, nanje ndirimo, ndyicayemo kuko Yesu yaradusengeye. Asengera itorero. Ariko ibi nashatse gusa ngo nshire muri context y'ijambo ngiye kuganira. Tuvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Impamvu iki cyiciro cya kane navuze Yesu yasenzemo, ndavuga ikintu kimwe yasengeye. Yavuze byinshi, ubumwe, asengera n'ibindi, ariko hari ijambo twasomye hano. Aravuga ngo Mana uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo ki ukuri. Ndongera asubiremo. Umwami Yesu arasenga, aravuga ngo Mwami uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo ki niryo kuri. Mbariza mugenzi wawe mubaze ngo ese urashaka kugira ubuzima bw'ejo? Mumbarize. Yes. Ongera umubaze urashaka kugira ubuzima bwejejwe? Hano Yesu aravuga ngo ijambo ry'Imana niko kuri, nurangiza iri jambo ari ryuberesha. Ndashaka ko munkurikira mwebwe abajeni. Ndongera mbabazi iki kibazo. Urifuza uko watangiye wemera Yesu ukagenda ushimwa n'Imana kuzageza umunsi Imana izaguhamagara? Urabishaka? Yes. Ntabwo ari formule magique, ntabwo ari magie, hari ihame. Uriya nimuzaza mureba abasore bahagurukanye umuriro, abandi ukabona barawufite, bararirimba, barabyina, bafite zele, bafite ibintu by'umuriro, ariko waje kubitegereza mu buzima bwabo ukabona ubuzima bwa sanctification, ubuzima bwo kwezwa tibuhare, hari cyaba cyavuze. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndabakundisha mukoresha impano zanyu zose bana bacu, ariko ngiye kubahereza password, ngiye kubaha code uzukoraho ngo pyaf, ubuzima bwawe Imana yazibwitegeze kavuga ngo yes. Kandi wabibura ukagira ubuzima burimo ikibazo, ubuzima bwo mu mwuka. Hano iyo usomye ngo uberesha ukuri, ndababwira ibintu bitatu. Turacyari kumwe namwe? Duhinduka abana b'Imana habaye iki? Twagize muzamusoma Bibiliya.
niki kiza gihindura kuba abana b'Imana? Niki tuba twakoze? Kwizera. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niwizeza umutima ukatuza akanwa uzakizwa. Nta muntu numwe muri twebwe wahindutse umwana w'Imana kubera ko yakoze imirimo myiza. No, ni umunsi umwe twafashe icyemezo duhagarara hano turavuga ngo mwami Yesu ndakwizeye n'umutima wanje wose, nemeye ko wapfuye uzira ibyaha byanjye, ndabyijeje umutima natuje akanwa. Point. Uwo munsi ugahinduka umwana w'Imana. Warabikoze? Haleluya, haleluya. Nta muntu numwe uzaja mu ijuru wakwitwa umwana w'Imana atarakoze ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu Yesu yakoresheje icyo twakwita nabyita nk'ifasha nyigisho yizaza yigisha. Abambwa ku musaraba, umubanda umwe ari iburyo, umundi mubanda ari ibumoso. Uyu nguyu yaramubwira ngo mwami uzanibuka. Yabanje kubwira mugenzi we ko twebwe tuzizi ibyo twakoze, yemeye ko ari umunyabyaha. Noneho ngo arangiza ko niwemera ko uri umunyabyaha, arabwira umwami ati uzanibuka igihe uzagarukira mu bwami bwawe. Yesu aramubwira ngo turabana muri paradiso. Nta kintu na kimwe yakoze keretse kwizera Yesu. Uyu utarabikoze bari bafite ibyaha bingana, ntiyigeze ajyayo. Yesu yashakaga kwerekana ko ibyo yigishije ni ukuri. Iri juru tuzajyamo ko warushije abandi gukizwa plutôt imirimo myiza, uzarijyamo ko wakoze ijambo ry'Imana rigize gute rivuga. We utarabikoze nta kundi kuntu byagenda, nta yindi formule. Wabyumva utabyumva ugomba kuvuga ngo ndizeye n'umutima wanjye. Ababikoze bahinduka umwana w'Imana. Cyo ni icyambere, twinjira mu bwami bw'Imana. Icya kabiri, asifiwe, asifiwe. Umwami Yesu yaduhaye uburyo kuba twahindutse abana b'Imana ntitubarweho ibyaha. Hari ibyo yakoze, yavuye amaraso. Yavuye amaraso ya Yesu ibyaha dukora, kandi afite ubushobozi bwo kweza n'ibyaha bizaza. Tumupe Bwana utukufu. Ko murankurikira ariko ndashaka ngo mwumve realite z'ibyo Imana yakoze, ariko ndashaka ko babaza amaraso ya Yesu yoza ibyaha, sibyo? Nibyo? Muvuge ngo amen cyane. Haleluya. Yoza ibyaha. None se umwami Yesu yaduhaye ngo tuyakoreshe habaye iki? Dufate ibyaha tubifate nk'indwara, sibyo? Ni ukuvuga ngo indwara ni igufata, kuko indwara y'umwuka ni icyaha. Umwuka nurwara, icyaha kigafata ngo pafu, ukandukirwa ngo pafu. Amaraso ya Yesu arahari kuko Yesu akazi kayo nako gukora umurimo mu gihe twagize ikibazo. Ni ukuvuga ngo atweza mu gihe twaguye mu byaha, twakoze icyaha, tukaza imbere y'amaraso ya Yesu. Ni karobine tugakaraba twaguye mu byondo. Mwami Yesu uneza amaraso ya Yesu akagira gute? Akakweza rwose. Duhora turabatakatifu kubera ko twejejwe n'amaraso ya Yesu. Ndatangara n'abantu bahora ubona igihe cyose bicira urubanza, kababaza wicira urubanza kubera iki? Kubera ko numvise ko Satani yandeze, yakureze iki, yareze ko nakoze ibi nibi. Uzumubwira ngo se none amaraso ya Yesu inayi si umuti washizweho kutuvura kugira ngo ntihagire indwara nimwe igaragara mu mwuka. Muvuge ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Ubwire mugenzi wawe ngo amaraso ya Yesu arahari, azatweza ibyaha byose. Tukongera kwicira urubanza, tuko pamoja, tuseme haleluya. Icya gatatu, kanumve ko mukingurikiye muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Damu ya Yesu irahari. Ariko icya gatatu muvuge ngo amen. None umwami Yesu kwavuze hano ngo bereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kure. None se ryo ritweza ryari? Ritweza ryari? Rijuwarore yaryo ryari? Amaraso ya Yesu twarakijijwe, twizeye Yesu, duhinduka abana b'Imana. Dufite amaraso ya Yesu every day.
buri kanya kose ahora tweza truwa. Ijambo ry'Imana rikora akazi ryayo. Tumupe Bwana utukufu. Muri Zaburi haravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntagira gute ntagucumura. Nukuvuga ngo ryo ntabwo kuberesha nukuduhindura guhora turi abatagatifu, nukuturinda ko tutazagira igihe tuja guhora tubanza kurwara ngo niturangiza kurwara ngo tubone kwirukanka ngo damu. Ahubwo muhaye munumva muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Abantu bize iby'ubuganga hari inzego zingahe? Ebyiri. Reka mvuge mu buryo bubiri bwo kuvura abantu. Hari cyo twita la médecine curative. Nukuvuga ngo iyi medicine yita ku bantu kera barwaye, bageze muri CHK, bageze Faisal, bagize gute, bamwe bagashira muri urgence bagakemura vuba vuba, abandi bakabaswanya bagataha, abandi bakaba hospitalize. Buriya no mwitorero hari abantu baza batinda ugasanga batuyeyo bahaye bagira gute. Kubera iki? Kubera ko nuko babanje kurwara mugatangira kuzana umuti wo kuzabakiza. La médecine curative. Ariko hari cyo twita la médecine préventive. Ni kintu kikurinda. Turacari kumwe namwe? Ndashaka wahitamo kubanza kurwara ugahora mu maraso ya Yesu akweza buri kanya, cyangwa wahitamo kwirinda kuruta. Ninde muri mwebwe wakeneye kubanza kuzarwara covid ngo nibarangiza bamuramize ya miti ntimwagaza muhunga mwese ntimwikingiranye? Muzi inshinge twatewe tiku vaccine kugira ngo muzaza musohoka mutagira gute mutarwara. Ijambo ry'Imana rijuwa role yo guhoragaza abantu bakwitegereza banakureba. Ntabwo uhora wivuruvunza, ntabwo uhora wikubita. Nimumbabarire aba pastor penitencia ya everyday, umusoro ushobora guhagarara bakaba bamugirira icyizere. Si ukubera ko amaraso ya Yesu amweza buri munsi, ni ukubera ko yamize ijambo rimurinda kugira ngo abantu nibamwitegereza babe bamugirira icyizere. Amen. Turacyari kumwe namwe muvuga ngo haleluya. Buriya hari ibintu bikomeye cyane mugomba kuzaza mutekereza. Njyewe ntambwira abantu gutya, ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamenye ukuri nako kuzagira gute kuzaba bato. Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana nimuzaza mubona abantu benshi hano mwitorero bahora iteka ryose bahora basa naho bagenda sinzi uko byagenda anava anariyeri anava anariyeri. Uyu mwaka araporogeresheje ejo asubiye inyuma. Uyu munsi mwari mubwira icyizere kumva kandi yatangiye kugenda kirigita abantu. Yagira gutyo ukamwitegerezwe, uyu musore ese yabaye atasuko atakijijwe. Arakijijwe kabisa kandi niyo amaze gukora tugafe agasaba Imana imbabazi azababarirwa. Ariko azahora anava anariyeri, anava imbere inyuma, anava imbere n'inyuma. Abantu bamwitegeza atari kwa babanda. Cyo gituma uzusanga kenshi n'itorero riza ritinya rikavuga ngo aba tuzabizera gute. Umusore uzahagarara bakakubwira ngo mwakushize uko twamusanze niko akiri n'uyu niko azakomeza. Si uko ari umusore ufite ibigango niki, nuko yamize ijambo ry'Imana yicaye muri medicine preventive. Reka nongere mbabaza, baguhaye kugira itorero washumba ry'abantu nibyo bamenya amaraso ya Yesu agahora beza, ariko buri gihe cyose baguye mu rutu bagaruka bakagurika ukazuhora wamurura kwinyoniza zaguye mu bigori ugahora wamurura. Abo ngabo akaba ari bakubwira ngo ashumbaho. Ariko n'abantu igikundi gito
cyamenye ijambo ucisha mu maso ukavuga n'umuntu wakwizera. Umukumbi mwiza n'uwuhe muri ayo? Mbabazi iki kintu uyu munsi nibajije gusa. Tumupe Bwana utukufu, tumupe Bwana utukufu. Daniel, Shendarake na Meshake na Abidinego barabafashe babajyanye i Babuloni. Ngo bagere i Babuloni, hariyo bari umwami aravuga ngo reka dushake abantu b'uburanga bwiza, abasore b'uburanga bwiza kandi b'abahanga, tubashire muri interna bajyane n'abandi basore b'abakarudaya. Abasore bane b'abayuda bajyana n'abakoradaya bicara muri interna. Ngo bagereyo baritegereza barareba. Bibiliya zitubwira mu gice cya mbere umurongo wa 8 ngo bagambirira kutaziyandurisha ibiryo by'iki by'ibwami. Siko Bibiliya ivuga? Ariko izantekereza, ese iyo babirya imyaka 3 nyuma bakagaruka bakaja kwihana ko bari ibitemewe, ntibari kubabarirwa? Ariko iyo myaka 3 yari igihombo. Muze mureba icyizere. Kandi muri ya myaka 3 iyo babirya bari hari ibintu bari guhusha. Turi kumwe? Hari ibintu bari guhusha. Uzi cyatumye Imana ibongerera ubwenge ngo bakaza barusha abana inshuro 10. Byari apre imyaka 3 kuko target kwari guhitamwa abagabo. Noneho icyo gihe ngo Imana ibongerera ubwenge barusha abana. Ikintu cyandangaje ngo bageza n'igihe babapima, umwami yavugana nabo bakarusha bakaradaya kuvuga igikarudaya, barabaruta inshuro 10. Ni gute wozana umuzungu wavuye hanze mukicarana ngo nimuvuge ikinyarwanda, umuzungu akakurusha ikinyarwanda kandi warakivukiye mufite so na nyoko na sogokuru bose ari abanyarwanda? Hari ikintu bosanga ko kitagenda. Ariko nukuvuga ngo bahawe ubundi bwenge butangaje. Amen. Kandi Imana ibahereza favor. Iyo usomye uzasanga n'igihe umwami yabahisemo agiye gufata abantu atuma, aba basore nibo yagize bagavana b'i Babuloni. Ningo kuvuga ngo mu ntara uko zingana z'igihugu cyacu ntabwo baboneje iburasirazuba n'iburengerazuba, yarabajanye abashira mu mujyi. Nimwumva ico cyizere umwami yabagiriye. Kubera iki? Kubera favor y'uburyo bitwaye. Baragambirira, bari kurya nk'abandi bagaruka bakihana. Imana ikababarira. Nibajije ikintu gikomeye cyane. Uzi ko hari ibintu byinshi mu buzima bwacu n'imigambi Imana idufitiye tuza turindagira tukananirwa kwigeraho vuba kubera za ava anariyeri. Mureke mbabaze, iyo usomye igitabo cy'umugenzi ngo mukristo yageze ahantu yibagirwa umuzingo w'igitabo, arazamuka urugendo ngo ageririye, amaze kwibuka ko yibagiwe arasubira aramanuka. Aho yari kugenda umunsi umwe hagenda inshuro zingahe? Abasore benshi n'abagabo benshi n'abakozi b'Imana benshi baza barindagirira mu muhamagaro, atari ko badafite amaraso ya Yesu abeza, ariko ari uko bananiwe guhagarara muri medicine preventive kugira ngo Imana ibanze bizere bakomeze igenda isohoza amasezerano ku gihe. Aba bahungu iyo batamenya ibi ngibi bari kudindira amahirwe bari gufata nyuma y'imyaka 3, bari kuyafata nyuma y'indi myaka, kuko favor y'Imana yari kubihagaze, kuko batashimishije Imana muri ico gihe. Mwirinde, hari ibintu byinshi kintu muzaza mubona abakozi b'Imana kibatinda cyane barihuta, nuko Imana yababonye ko babikije ijambo mu mutima kugira ngo badacumura. Imana igenda ibigirira icyizere. Ariko hari igihe ugiye kugura icyizere ugatangira marshariere kuko utagira ico wabitse muri wewe, igasura kandi urahagarutse ugasura marshariere. Uko hari ugenda urindagira uzategereza igihe kinini. Ariko ndashaka ko babaza iki kintu, tuvuga ngo haleluya, twongere cyane haleluya. Kwaba basore aba bagambiriye kutiyanduza, igikomeye si icemezo.
nabyo kirakomeye nibyo, ariko kugira ngo si icyemezo cyabyaye ibindi, hari cyabyaye icyemezo ni igiki? Ni ijambo. Nuko bamenye ko ibi biryo bigira gute? Byanduza. Iyo batamenya ko ibi biryo byanduza, baba barabiriye nk'abandi, ariko kubera ko bamenye ko ibi biryo byanduzwa, niyo mpamvu bagambiriye kutabikora. Hari abasore benshi, hari abagabo benshi, hari abadame benshi baza bagenda barindagira bagafatwa n'umugayo kubera ubujiji, batamenye ijambo. Abangaba iyo batagira ijambo baba barariye muri internet, amahirwe we, umugisha we twagiriwe, ariko kubera ko bamenye ijambo. Ikintu cyantangaje ni iki ngiki, base ba mama ibo bari mu bunyagano, bamwe bari barasigaye iriyo. Niki cyabibabwiye ko bitegereza bakava ngo ibi biryo biranduye? Nuko babitse ijambo, nuko bamenye ijambo. Ijambo rirabeza, ribarinda kugwa mu byaha. Uzi icyo batekereje? Ni wa munsi iwabo nubwo bagiye nyuma y'imiryango, bagaza bababwira ngo ibintu byose binyuze imbere y'ibigirwamana byose biba byandujwe. Muri Sante School umwana agakura azi ko ikigirwamana iyo ikintu cyose giterekerejwe kirandusha. Agakura muri secondaire, muri gwiwa, muri étude biblique, mu masengesho yo mu rugo, ababyeyi bakabibwira abana ngo buce bafata abasore gusa barabajyana, abana barasigara, ngo bagereyo bajyana ijambo babitse. Niki kikubamo? Niki kikubamo? Nzakubaza, ese ko muzamutsina mwese hano n'ibindi, igihe aba bagenzi bawe muzaba mutakiri kumwe, wabaye wenyine cyangwa se ukagera mu bihe bikomeye by'ubuzima bwawe personnel, niki kikubamo wabise kizakurinda muri ibyo bihe? Uberesha ukuri ijambo ryawe nirigokore, kiriza ritweza kera twaranduye, riza riturindira mu kwezwa. Abo turi kumwe bavuga ngo haleluya, mwongere cyane haleluya. Uyu musore wayoboye yavuze ngo Imana ntizitinya izina, ntizitinya n'amatitre, plutôt Satani ntazatinya amatitre, ntazatinya izina, ntazatinya na doctrine, atinya ikintu kimwe, nico wabitse mu buzima bwawe gusa. Reka nsoze mbaho ibi bintu bikeya. Iyo usomye mu Baroma hano, turacyari kumwe tuvuga ngo amen? Turacyari kumwe namwe muvuga ngo haleluya? Iyo usomye hano mu Baroma igice cya 12 murongo wa 2, umva uko havuga. Haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Timwishushanye n'abiki gihe, iyo ni ijambo rya mbere. Irya kabiri, muhinduke rwose mufite imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Niki cyatuma tutishushanya n'abiki gihe? Mbabaze bavandimwe, itorero, abagabo, abagore, abahungu n'abakobwa, niki cyatuma tutishushanya n'abiki gihe? Ni igiki? Yes, aravuga ngo muhinduke rwose ngo mumenye iby'Imana ishaka. Nukuvuga ngo igituma tutishushanya n'abiki gihe nuko tuba twaramenye ubushake bw'Imana. Imana ishaka iki? None se kumenya iby'Imana ishaka tubimenyera he? Niba ushaka kumenya ubushake bw'Imana, kuzaza ukora icyo Imana ishaka, ni ijambo ry'Imana. Reka mbabwire rero, hano muri iri jambo iyi Bibiliya izitegeka buri aspect yose ijyanye n'ubuzima bwacu yose. Nushaka kumenya ngo mpagaze neza mu bushake bw'Imana, nta kindi, uzi usoma ijambo ry'Imana uzamenya. Ijambo ry'Imana rikwereka ubushake Imana ishaka ko tuvuga gute, ishaka ko twambara dute, ishaka ko dufata ibyemezo gute. Imana icyemezo gishimishije Imana kiba gisa gute, nta yindi shusho naha mu ijambo. Kandi deja wamenye ubushake bw'Imana ukabugenderamo,
ico gihe uzahuza n'iki n'Imana. Nutamenya ijambo tuzagendera mu bushake bw'iki w'Imana. Ndashaka kubabaza uyu munsi wo kubabaza gusa kugira ngo mwumve agaciro k'ijambo uberesha ukuri. Ni bande baza batwara imodoka hano babaye baza batwara imodoka bafite perimi timuhari se ko muranga kugira okay nabo bataza batwara muzamwe baza babatwara timuza mubibona okay merci beaucoup. Permis définitif na provisoire niki kibanza provisoire none ntabwo muhamwe bamwe bw'ikibanza provisoire zikora iki yiga amategeko feu rouge urahagarara feu vert ugatambuka irya ya jaune ukagenda buhoro ushishoza kugira ngo batagukubita wabona umurongo la ligne continue ntabwo depassa nubona igiye icagagurikamo niho bona gutepassa nubona hariya harimo umutuku bashizemo gushya ni sansinike nujyamo biraba ikibazo noneho bamara kubona urabitsindiye bajaga mu muhanda turebe wakorera perimi wabitsindira ugere gutya akirugenda uzica bahaye bakurinda no kugira ngo uzahora ugenda mu muhanda urumwere. Noneho rero tuvuge dutya dore abakristo benshi ko bazabamera nta kibazo za provisoire by'amategeko n'ibindi mfite amafaranga mu mufuka niyo maraso ya Yesu ari mu mufuka nzaza mviyora feu rouge nyure sansinike imodoka police ari hagarara wewe ale contravention hari kibazo se ngayo amafaranga muhinduke unemerere kuja mu muhanda ukomeza ninde wakwishimira ibyo ariko wishimira guhora ugenda mu muhanda sansinike ugahagarara kanyura ahandi feu rouge ugakandagira feri nuko muzirija mu ijuru nta kindi kiza cerekana amabwiriza ko tugeze muri za sansinike ni ijambo ry'iki ry'Imana. Muhora muri muviola buri gihe cyose umusora akabyina viola umukobwa akabyina viola abagabo bakabyina abashumba bagahora bayobora amatorero baraviole za sansinike barimo bagenda muri kote inyuranyije n'amategeko za contravention zaruzuye. Sinshaka kubabwira umunsi umwe nagiye Butare ejo bundi ngiye kubwiriza ahantu ariko ngiye no mubyo najagamwe bindi by'ishuri none njyana na mugenzi wanjye ntitwabimenya uwe bare hari ukuntu murabona miles ziba zigize na kilometrage hano hari gihe bimwe ubikonfonda iwe hajya kuri 60 akagira ngo ni kuri 60 naho yakano kimbere ni haye deja ni 80 uba wageze mu hano muri zimodoka zimwe na zimwe ngo twigira imbere buke namasanga muri message ngo pyaf namubwira ati igitangaza kirabaye hagarara yewe ibintu bizakomeye niki cyabaye pastor magana ariko naratangaye uwo munsi ariko zarangiyemo gashwa ariko kunabaye nabwiye madame birarangiye nzaza ngendera kuri 40 nibashaka nimba ariko biraje bigenda ariko mureke mbabwira iki kintu hari abakristo baza bagenda mu muhanda bahaye bamango baraje mu rugendo rwo mu ijuru kiriya cuma gusa cyane kugira ngo pya nyuma yazagera yazaja akabona gusubira inyuma kuzariya za contravention uzahora muri za contravention kugeza ryari mbariza mugenzi wawe uzahora muri za contravention z'ijuru z'umuhanda w'ijuru uzageze ryari hari abaturi kumwe bavuga ngo haleluya mwongere cyane haleluya uzahora muri za contravention kugeza giheke ariko umumbwirire ngo hari umutuzo uvura menya ijambo ry'Imana rizakurinda amakosa rizakurinda mubabarwa mubacumura every day uberesha ukuri ijambo ryawe niki nukuri nababwiye ngo uyu munsi ndabakundisha ijambo ry'iki ry'Imana birakomeye cyane reka nkubwire nubwo uzagera mu ijuru ariko nutaba umuntu uhagaze neza muri medicine preventive y'ijuru uzatakaza icizere. Tekereza umuntu wabahagarara imbere nk'uyu mwana wacu natwe nkuko tubahagaze imbere ejo ukamwumva ngo n'umuruto wamwumvishe muruto bon je sinagucirira umaze kutakijwe arakijwe
ariko hari ibyo utazi. Iyo usomye muri Timoteyo uba 2:3-15 haza havuga gute? Hari ahandi yanditse aramubwira ngo nzanibuka kwizera kutaryarya kwabanje muri nyogokuru kwageze no muri mama wawe Eunice nawe kukurimo naribashije. Turacyari kumwe namwe? Muvuge ngo haleluya. Naribashije muri iri jambo ndibaze se kwabanje muri nyirakuru na mama nawe kumurimo. Ese umupastori yobyara umupastori? Ubu Kristo ni hereditaire. Buri muri za gene burami transmitter. Ni gute nyirakuru yarizeye nyina arizera n'uyu mwana arizera? Ni ukuvuga ngo ni karande, c'est hereditaire. Pasteur abyara Aroni, abyara abandi ba Aroni babiri, ba Aroni nabo akabyara ba Aroni. Yaba abyara ibyo nguzo byo bikibazo. Ndabitekereza cyane ndibaza c'est pas possible. None ngiye gusoma mu Bakorinto ba 2 no Timoteyo wa 2:3-15. Paulo yandikira Timoteyo ngo urabizi neza ngo guhera mu buto bwawe wamenye ijambo ry'Imana rigira gute? Yarimenye ryari? Guhera mu buto rigenda rirema character. Abamwitegereza bose basanga yashusho ya nyirakuru na mama we nawe murimo. Ni ukuvuga ngo uyu Timoteyo usa na mama agasa na nyirakuru ntabwo ari question ya heredité, ni question ya principe. Ntabwo muhaye muntu muvuge ngo amen. Ni question y'iki? Yihame principe. Ni ukuvuga ngo Eunice wabyawe na Loise umukobwa we yaraje areresha umukobwa ijambo aramutoza buryo ubuzima bwa Kristo ngo arangize. Eunice nawe ngo abyare Timoteyo uko yarezwe na mama we ari we nyirakuru wa Timoteyo aba ariko atoza umuhungu we amutoza kumenya ijambo ry'Imana akiri muto. Abisigaye uko amurekura. Erega mbabwira iki kintu, niki watojwe, niki witoje, niki watinzemo. Nimba uza witoza muri byinshi ukaba warabaye umukinnyi wa basket, ukaba warabaye umukinnyi wa foot, ukaba waritoje n'ibindi, hindura ibi ngibi. Itoze no kubika ijambo ry'Imana, no gusoma ijambo ry'Imana, no kumenya ijambo ry'Imana. Numenya ijambo ry'Imana rizaguhishurira ubushake bw'Imana. Numara kumenya ubushake bw'Imana uzaza ubugenderamo. Imana ni kwitegeza iri mu ijuru irivuge ngo dore umusore waje, dore umugabo, dore umudamu. Nta wundi muti, ntabwo ari formule magique, c'est la parole, ijambo. Kambabwira iki kintu nsoza. Ijambo ry'Imana ridufasha kumenya kutishushanya n'abiki gihe. Mureke mbabaza, abiki gihe ni bande? Abiki gihe ni bande? Ni isi turimo. Ndashaka ko babaza, muzi za definition ifite muri iki gihe? Abahungu muracanzwe, abakobwa baracanzwe, isi maze kudu confusion. Kuko umuntu asigaje kuri television, yajya hariya. Reka mbereke. Amen. Amen. Hari ahantu Bibiliya izivuga ngo abisi baraturusha ubwenge. Muza mureba abisi kundi baza bakora. Muzarebe kuri za television na za publicité. Tibaza bashiraho n'importe qui. Never. Tibaza bashiraho ne wari wese. Habe naho bagurisha muri za company zikomeye. Tibaza bapfa gushiraho umuntu wari wese. Bazashiraho uzarebe naho bakira abantu hariya n'uburyo bagurisha bazabanza bakareba kutambuka. Nimba ugenda ba undi uzugenda agira amaguru ati ntibashobora kukwangaje. No, bashiramo ibyambere bihagaze nupfa no gutambuka gusubate n'uburyo saka good morning, how are you? You are welcome. Kuba nareba ibikurura. Niyo mpamvu uzarebe na publicité. Iyo uhayubona abandi bakinduka zobona karafata itaba karigira gutya. No, ce n'est pas n'importe qui. Ni umuntu w'inspira. Wespira abantu ufite izina rikomeye. Uzi ko nakaza kuri ibi. Very good. Barya mwita ba star. No, za definition rero zikaba zamara kuba ukavuga ngo urabizi ko biri ari byo byiza kandi ari byo bigezweho, ari byo bikomeye. Isi rero kaduha za definition. Waje kubona ugasanga abantu bose bwakeye bambaye nkurya, bwakeye bavuga nkurya, bwakeye bakora nkurya kubera iki definition yahanutse. Uzi kizakurinda? Uzamenya ngo nubwo biriya bimeze kuri ya sefo
ukuri kuri mu ijambo. Dore icyo ijambo ry'Imana rigira gute rivuga. Tuzamenya mu bisobanuro biriho byuzuye isi ngo umenye ukuri kuruta biriya bintu byose keretse waramenye ijambo riguhereza ukuri nyakuri gusa. Niyo mpamvu rero ndashaka kubabaza. Amen. Amen. Uzi gituma umuntu atsimbarara kuzageza kwiherezo. Haho naho za definition ziriho. Insengero nisho ubu ngubu muzi bisigaye biriho. Basigaye badefinisa divorce nkuko bashaka. Qu'importe. Ici ijambo ry'Imana rivuga ni gute. Niyo mwavuga uko mushaka. Ifite ijambo rya nyuma. Ni Bibiliya. Umuntu rero wasamye ijambo tibaza bamwongorera mu matwi. Tazagira azavuga ngo ijambo ndarize. Ibi ngibi mubona bijyanye n'abantu basigaye bavuga ngo ubuntu bw'Imana bwaraje. Abasore benshi gituma bagenda nuko harimo facilite. None bakubwira ngo wowe urigendera uko wumva ushaka, nta mpamvu ijuru kera warigezemo, nta kibazo na kimwe. Ariko se ko ijambo ry'Imana rivuga iyo umwitegereje ngo wavuze nibyo, ariko se fo wavuze igice kimwe wasize ikindi. Twacunguwe kubw'ubuntu, ariko ijambo ry'Imana, ubuntu bw'Imana butwigisha kugenda twezwa dukora iby'Imana igira gute ishima. Kwabura mucecekesheje ijambo ry'Imana. Isi izavugamo abantu bakomeye bavuga iby'ubutinganyi n'ibindi, ariko ikiri hejuru y'abakomeye bose ni ijambo ry'Imana. Ikizakurinda muri izi za definition ziriho muri isi ya none kugira ngo udasitara ni ijambo ry'Imana gusa. Ritwereka iki? Ubushake bw'Imana. Ikindi ijambo ry'Imana ritwereka indangagaciro Imana ishima. Kubera ko nutamenya ijambo ry'Imana ntabwo uzamenya indangagaciro. Uzaza ugenda ngo abantu bashimye bagire gutya aha nibyo, ariko Imana itashimye never. Mureke mbabwire iki kintu mwabaririmbye muvuge ngo amen cyane. Haleluya. Ikiranga ubukozi bw'Imana ni igiki? Ni igiki? Ni ugukomerwa amashyi n'abantu? Ni ukwandika hariya ngo star? Never. Ikizatuma abantu bakoma amashyi batakoma amashyi, bakuvuga batakuvuga. Abantu bashobora gukoma amashyi, Imana yazunguje umutwe, Imana ikemeza gutya, abantu bacecetse. Kizakwereka ko evaluwa ministry yawe kwihagaze neza kugira ngo abantu ntibaguca intege ni ijambo. Hari abantu benshi baza babivamo kubera ko batazi icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri ministry yawe. Gasanga bivumwe bavuze nabi. Kuvuga nabi se kuvuga iki? Ni Imana yakuvuze? Imana ijambo. Muzamwirinda kubona cyane ibyahinze. Ibihinda sibyo byiza, sibyo bikomeye. Aya hari igihe bicecetse bitagaragara aribyo bikomeye. Uzabirwirwa n'iki? Ijambo ry'Imana. Icya gatatu, ijambo ry'Imana ryo rigufasha gufata ibyemezo bizima. Ibyemezo. Hari abantu rimwe na rimwe zanitegereza, jewe zafata ibyemezo nta muntu wankura ngo ni mudakurwa ku ijambo. Cyemezo nurafashe nta muntu wakinyeganyeza. No, tuye fotif kubera ko izudahinduka. Icyemezo nshingiye ku ijambo ry'Imana nta wagihindura vrai. Nukuvuga ngo hari gihe uko uteye nukuremwe character uri umuntu ugorana gusa mu buzima kuntu gukora le contraire y'iby'abandi. No, ntabwo ari ibyo gusa. Icyo navuze nemeje gishingiye ku ijambo ry'Imana rimbwira, niyo napfa sinakivaho. Ngugo umuntu uri mukuri, ijambo ry'Imana ryo rifasha gufata ibyemezo. Utufata ibyemezo turutse amarangamutima. Nasenze rimwe nigeze kubwira umuntu wabigenjeje gutagiye guhitamwe bazashakana. Pastor nabwiye Imana ngo impereze ikimenyetso, nambona ngo ikimenyetso araje yirukanka ampaye ururabo. Cyangwa wiri ubitekereza ko aguhereza iki urura. Icyo nico shinge ati kabisa. Nyabo nawo kagira Imana ko mpambona uyu musore ibyaga kiza ntabirimo
kandi Bibiri ikavanga umuco n'umwijima ntibihura. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yewe wa muntu we ndamwibutsa, uziki itorero ryamuvuzeho bushize, uzi ko bamuhagaritse ikiniki ati ndabizi. None se urwo tururabo pastor rwaje nk'ikimenyetso. None ijambo ry'Imana mwana wanje ko riravuga gute? Ko ibyemezo byawe birashingira ku marangamutima yewe. Uwona ruta kubere ko wiri umutekereza. Atoya nibyo aragenda. Mbabwiza ukuri. Iyo nyuma y'umwaka umyaka ingana yarira gatarika ayuzura isafuriya. Impamvu yafashe icemezo gishingiye ku marangamutima. Hari ikintu kiza gikontorora amarangamutima, ni ijambo. Muvuge ngo amen. Musubiremo mwese ijambo cyane, ijambo. Subiramo ijambo. Icyanyuma byenda reka ndangize. Musare navuze ngo sintinda. Ijambo nibyo biryo bifasha kugira ngo tubashe gukura. Umuntu wese uzakura azarya. Uzareba umwana utariye azarwara iki? Bwaki. Kandi yarwaye bwakaza gwingira. Hari abantu bagwingiye mu mwuka, bamwe baragwingiye nubwo mubabona babyibushe cyane hanze, ariko mu mwuka baragwingiye. N'abantu bagwingiye mu mwuka niki kibariye ijambo. Kambabwira iki kintu. Amen. Nimukanguke. Amen. Mwongere. Amen. Reka mbabwira iki kintu. Umuntu agizwe n'ibice bingahe? 3. Umwuka, ubugingo. Ubu ibibazo byose dufite mu itorero si ikindi, ni ububebe, ni ukudakura. Imana reka mbabaze babyeyi mwabyaye, muzamubona abana banyu iyo bakiri bato, bakiri ababebe, ak'umwaka umwe 2 cyangwa bakurikirana imyaka 4 5 6. Uzumera gute gifite abana bangana boye? Uzuhora uri maso, tuzusinzira, katagwa muziko, bagadaterana amakofi. Ariko iyo bamaze gukura, mama Peter ukura cyamenya afite iyo yiriwe. Mama Kado uracha ngubu se muri kumwe ahubwo nukubera iki? Suko yakuze. None hari abantu mwitorera ibibazo dufite nuko ari ababebe bakireberwa, badatana muziko, batagira gute. Mwese mukuze twashaka twese n'ubu pastor twabureka twaza twicara umuntu akazahaguruka gusakaramya ndakaramya, warangiza ugataha undagataha, kubera ko twakuze. Igituma muza mubona ibi tubikora n'ububebe gusa, kandi impamvu nuko abantu batari ijambo gusa. Ubu Satani arabizi nawe mukizwe, ariko twimire gukura. Mwarangiza kwimira gukura, itorero kuzura ababebe bambara ubusa, wamara kumwuhagira akafata wa mwenda akawujugunya, akaza gucumba itaka ngo ni ibiryo, akurira hejuru y'igitaka ijugunya. Muzamubona ababebe kundi bateye nibyo tugira biyahuzi mu itorero, ko dusanga ibyo bahaye bakora ububebe gusa. Uzi cyabakiza kugira ngo muve mu bubebe? Murakizi ni ijambo ry'Imana gusa. Uzaririmba uri bebe, uvuga ubutumwa uri bebe, wanabivuga wafashe amaresitation. Kuko igipimirwaho umuntu gukomera suko ari ikibazo mukubwiriza. Nubu nabwiriza sibyo mureberaho ya. Nuburyo mpagaze ni character. Kuko gusa na Yesu si ukuvuga, ni imbuto. Kandi si n'impano. Impano ni power, imbuto ni character. Gusa na Yesu ni gukura. Reka rero mbabwire, tufite umwuka, ubugingo n'umubiri. Umubiri ndababaza, urya iki kugira ngo utagwingira? Igikoma, ubugari, firite, umuceri, inyama, amafi, ukawuhagera, ukawisiga, ukapodowa, ugasiga bimwe hano, ibindi ukabisiga aha, ibindi ukagira gute, kwambara neza. Watambye uwabigaburiye, utabigaburira neza, utasokoza, bakaba ngo dore, bakaza baguhunga. Kubera iki mu mubiri wagize gute? Warangaye. Ariko iyo wawitayeho neza usa nuko wabugize. Turacyari kumwe namwe? Okay. Ubugingo bukarya iki? Iyo ni ame. Muri ame harimo ubwenge, harimo ubushake, la volonté, harimo les sentiments, harimo byose. Ni muri ame, mu bugingo. Reka mbabwire. Burya iki? Burya science.
kwiga segondere kuja muri universite ukabutyaza ukaja za Harvard wazo ugasanga umuntu n'umupanga yarabucaje mu mibare no muri science n'umuriro ariko ataja mu ishuri kuko atagaburiye ubugingo wamubaza ngo conjuguer verbe être au présent jetere tietere bigeze kubwira umugabo umwe baramubwira ngo conjuguer le verbe être au présent jetere tietere mwarimu ati po uvuye he undi ati none bakonjuga gute ati bazavuga au présent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont ati ntabwo mpaye numva ukundu verbe être agashangamo je suis undi bakamubwira ngo abafaransa gabo twebwe twari gitangaza mpagaze hano nkavuga igifaransa le mot féminin nsinshiraho article iri muri féminin ngashiraho iri masculine timwo kumva ubutumwa pe kandi wuzuye umwuka wera uko n'umugore umwe ngo les femmes uko gana umwuga uhagaze ngo les femmes bose bakwamba bavuza induru ikertari benshi ari pluriel les femmes ariko nimba la femme une femme un femme wovuga ngo un femme akazagira kurikira ubutumwa ntiwacyajije ubwenge amen niyo mpamvu tuzatwiga kugira ngo ubuzima tubyibuhe duse neza ubwenge tubudevelope niyo mpamvu muzareba twaturinda za deception bakobwa muzamwirinda umuhungu wese wandika kandiko wakiriye wagize namara rakurekuye nakurekura karisha ame yawe kuko amaranga mutima uzazo kubitwa hasi n'ubusa uzusangwa n'umuntu utagira equilibre utiyizera uzugenda yikanga n'ibindi warakomeretse imbere ugomba kurinda ubuzima bwawe kugira ngo ube wuzuye niyo mpamvu Yesu mu gihe yadukijije yikoreye n'intimba zacu intimba nibiba ku mutima ariko rero twarangiza ibyo mu bwenge twakarishe umubiri ni sawa mu mwuka turya iki niki tsaturya mayoneze turya iki ijambo gusa noneho rero tugaburira umubiri tugaburira ubwenge umwuka ntituwuha ijambo ngurye kuko ngo umuntu utazatungwa n'ikiva azatungwa n'ikiva mu ijambo mu kanwa ka tubigaburire noneho umwuka ugende kangane gati ubugingo ube umunya science zigera umubiri ngwanuti kandi igikontorora ubuzima bwose kugira ngo ushimishe Imana ni spirit nigira ngo yikoze ku bugingo yikoze no ku mubiri kadogo cyamaza baza bacecekesha kara umwuka yaragwingiye umwuka umubiri azayobora uko ashaka ubugingo buyobora uko ushaka ariko umwuka yagenda kure azategeka amaranga mutima agategeka n'umubiri wawe yakubwira ngo uriyirize ukeyereza uwo ni umwuka dore ikibazo tugira twagaburiye umubiri umuntu yo kwipotowa agafata amasaha 2 si bibi ni byiza uzabikore nimba ufite umwanya hebyo ariko se usoma ijambo ry'Imana rya iminota 5 none aho watinze naho washize imbaraga niho hazakanga imbabazi bana b'Imana amen ubu navuze ijambo hirimwo byose reka nakubwire gusenga ni ijambo iyo wasoma ijambo ubasenga hari abantu bazabona gusenga ngo nukurira ninde bakubwiye ko Imana izikorwa amaranga mutima yawe kivuza disa amaranga mutima yewe Mana we nuguri ndagira we ndafuye kwa Imana zizikangwa n'amaranga mutima no kurira ni byiza wanezerewe n'ibindi ariko Imana nti yahindura ikintu cyane ngo nukubera ko bariza uzikiza gihindura Imana ni ijambo ry'Imana mu bagabo babayeho bazi gusenga habayemwe Nehemiya habayemwe Danieli habayemwe Musa ico bavugaga ijambo article buriya reka mbabwira umushinja caha ni Satani natwe tufite iki duhagarara imbere y'Imana turabavoka twishinjura ibyo Satani adushinja yakoze biri ntakuri ibi nibi ikiza gihindura ama decision y'umwanzi baduhigisha ni article umuavoka hagarara kuri article constitution article ni ivuka niki naho kuza imbere ariko ugiye gufunga uyu muntu ntabwo hayibona ko afite abana narara muri prison abana baba baritabwa president za secretary vuba imbere hano ndi bakubwiye ko haza amaranga mutima haza article iyo tuwaye dusenga Imana Nehemiya yabwiye Yesu Imana iramubwira ngo waravuze ngo nitugucumura uzatataniriza ku isi ariko nitwihana uzongera duheke nk'amababa none twihanye durwa zacu Imana ati nimugenda Daniel aravuga ngo waravuze ngo nitugucumura tuzagenda none ndihanye i Babuloni dutahe muvuga ngo haleluya article Imana ibagirire neza ndarangije mu izina ryawe ariko noneho mbabazi
muvuge ngo haleluya. Singishaka ko twirwa tujya mu bintu biri teorike tuvuge twashushe twari dushize. Ndashaka kukubaza, ijambo ry'Imana rirangana gute mu buzima bwawe? Mwebwe mwabaririmbyi, mwebwe mwabakristo, Peter na president, ijambo ry'Imana rirangana gute muri healing? Mwabakristo mwe mwese hano, ijambo ry'Imana rirangana gute muri wo? Ubuzima bwose musigaye mwicura ukama urota. Muzarebe kuri telefone, iyo uri mwiroro wicuye saa 11 saa 12 amaboko yawe ntazahusha telefone. Satana kama yobora coge hose ukama kubita ngo pa nikuko kwisuma ko ema pa ikamiza amazi za WhatsApp za status amasaha 5. None se muzambwira ngo nikubereka Satani yabizanye atu distraire tuburi ivyingira kamaro. Simvuze ko biri yari bibija muri communication, ariko simbuza bimwe kuzaza utinda ukora meditation ijambo ry'Imana, ubuzima bwawe buzahinduka. Turi kumwe? Amen. Nzambona abaririmbyi bandi baririmba bakabyina, abandi bagatera imigeri, abandi bakagota, abandi ririmba nta kibazo kiba. Nje sinzangira ico kibazo pe. Nabarye baza bakritika byenda gusiyo mwateye akaduruvayo byo nta utobikritika kabimba bararwe mugende kuri gahunda kakuriya yabivuze. Ariko reka mabwira, nukora biriya nurangiza uzinire ku ijambo. Nzabyinira ku ijambo, nzasengera ku ijambo, nzagendera ku ijambo, nzahumeka ijambo, nzaryama mu ijambo, nzirorosa ijambo, ubuzima bwanje buzaba ijambo. Nubona uhagaze muri ibyo, ndakurahiye transformation izahinduka. Ntabwo uzishushanya nabigiye, nta rindi banga, nta formule magique. Ijambo ry'Imana nirigwira muri twebwe, muri tuzakora iby'Imana igira gute ishaka. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.